mesaje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye? Mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje, mbese nazumuse kutambitse akaduhamagara. Inshuti bavandimwe, twongeye kubaramutsa ngo Uwiteka abahire. Ni twebwe abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Ni muri cya kiganiro cyacu mumenyereye gusohora k'ubuhanuzi. Uyu munsi turongera ducumbure insanganyamatsiko twariho ubushize itubwira ku kaga ko kugoreka ubuhanuzi cyangwa se kubwiga nabi. Ni mwene so Ntakirutimana Emmanuel. Muri iyi nsanganyamatsiko ku bakurikiranye ibyigisho byatambutse, twabonye uburyo abayuda batemeye Yesu, kandi ibimenyetso simusiga byari kuranga uko azaba ameze, aho azavukira n'ibizaba mu gihe cy'ivuka rye, ibyo azakora mu buzima bwe, guca bugufi kwe. Ibyo byose banyuzwa imbere ariko binasoza batamwemeye. Impamvu zari zabibateye zirahari. Nuko kubera ko bari barakandamijwe n'ishyanga rya gipagani ry'abaroma, bari bashaka Mesiya uzaza ari igihangange akabakura mw'ubwo bubata. Haje uciye bugufi usuzuguritse, binyurana n'ibyo kamere zabo zari zishaka, nuko umukiza w'abari mu isi baramwanga. Uyu mwanya tugiye kureba muri iyi minsi yacu, ibisa nabyo birahari. Nk'uko tunabisoma muri Matayo igice cya 24, icyo gice cyose kivuga ubuhanuzi, gitondagura ibimenyetso bitandukanye biranga kurimbuka ku isi yacu. Cyageze ku myizerere, turatinda ku myizerere. Icyo gice cya 24 umurongo wa 5 n'uwa 11 kiratubwira ngo Matayo 24:5 umurongo n'uwa 11, kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. 11, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Ubuhanuzi butwereka ko muri iyi minsi y'imperuka Yesu agiye kuza, hazaba harabaye benshi baza biyitirira izina rya Yesu, nibarangiza bayobye benshi. Mbese izo benshi ni nyinshi ariko ni mbi. Ni abahanuzi b'ibinyoma benshi bazaduka bayobye benshi, ni abiyitirira izina rya Kristo benshi bazaduka bayobye benshi. Kubasoma iki gice muzagihuza n'amagambo aboneka mu gitabo cy'umwuka w'abahanuzi cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Ni urupapuro rw'124, icyigisho kivuga iby'umunara w'i Babeli. Handitse amagambo avuga ko muri iyi minsi yacu ngo abantu bahimba inyigisho zabo maze bakazigira ngo umunara bazuriraho bajya mu ijuru, ngo bikaba bitumye hari amadini menshi atandukanye ngo akunzwe na rubanda, ngo ariyo ubuhanuzi bwo mu byahishuriwe 18 umurongo wa 4 n'ibyahishuriwe 14 umurongo w'8, ngo ayo madini niyo ubuhanuzi bwita Babuloni, ngo ariko ngo akaba ayobotswe n'abantu benshi kandi bayakunze bazi ko arimo bazabona agakiza. Rero muri ubu buhanuzi butugaragarije ko iyi myizerere iriho mubona hirya no hino myinshi koko, ku buryo isi ikenya ibindi, ariko ukurikije aho abantu batuye nta makene y'aho wasengera hahari, kuko insengero hari n'izigerekeranye, abasenga abavuga iby'Imana baruzuye mu isi,
ariko ingobati ibirimo ni uko benshi bazaba barayobye, benshi bazaba bayobywa. Ngaho kugira ngo twigire imbere, irindi bango ry'ubuhanuzi abantu bagomba kwitondera ni uko muri icyo gice kivuga iby'imyizerere n'ibindi, umurongo wacyo wa 14 haranditse ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bubuhamye bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ni ukuvuga ngo nyuma y'ayo madini cyangwa se abahanuzi b'ibinyoma cyangwa se iyi myizerere itandukanye igize Babuloni, hazaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bwigishwe mu isi yose, nacyo kiba ikimenyetso gisoza niburangira kuyihetura imperuka ihereko ize. Aha ntabwo bisaba ubwenge buhanitse ngo umuntu amenye iby'aya madini koko ari byo gushidikanywa. Impamvu iyo usomye mu Befeso igice ni icya 4 umurongo wacyo wa 5, hari aya magambo yoroheje kumva avuze ngo hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe, hariho Imana imwe ariyo data wa twese udusumba twese uri hagati yacu twese kandi turimo twese. Abakunda Imana kandi bayubaha bashyira no mu gaciro batasabye ubuhanga buhanitse, niba Imana yacu ari imwe, Bibiliya ikaba imwe, umubatizo ukaba umwe, kwizera kukaba kumwe, nta gushidikanya abayiyoboka bagiye mu itorero ryayo nabo bagira idini imwe, ntabwo bagira amadini cyangwa se amatorero menshi nk'uko bivugwa. Ubwo tubivuze dushyize mu gaciro bidasabye ubuhanga, ubwo Imana ari imwe, Yesu akaba umwuka wera akaba umwe, kwizera kukaba kumwe, umubatizo ukaba ari umwe, n'itorero ry'Imana ni rimwe. Iyi myizerere rero mubona ikwiye hirya no hino ku isi, ntabwo yose iri mu kuri kuko nta kuri kubiri, ahubwo amenshi mu madini niyo asorerwaho n'ubuhanuzi butayashimisha, buvuga ngo agize icyo bita Babiloni, bivuze urudubi, urujijo cyangwa se ukuri kuvanzwemo n'ibinyoma. Bana b'Imana, Imana mu mbabazi zayo kugira ngo twebwe abasoreho n'imperuka y'ibihe iturokore tutazarimbuka, yaravuze ngo ayo madini none amaze kugwira nk'uko muyabona, hazaza ubutumwa bwiza bw'ubwami. Nibutse abasoma Bibiliya, umunsi umwe Yesu yarahagararanye n'abigishwa be, nuko baramubaza batese mwigisha ubwami bwawe buzaza ryari? Arangije agiye kubasubiza arabasubiza ati ni muri Luka 17 umurongo wa 20, abafarisayo baramubaza bati ubwami bw'Imana buzaza ryari? Ni abafarisayo babimubajije ubwo yariho agenda ahagararanye n'abigishwa be. Arabasubiza ati ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibazavuga bati dore ngubu cyangwa bati ngubu buriya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Uwari uhagaze hagati muri bo yari we, niwe wivugaga ko ari we bwami bw'Imana. Noneho ku murongo wa 14 Matayo 24 ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ni ubutumwa nk'ubwo yabwirije mu isi atangariza abantu iby'agakiza no kubarirwa ibyaha byabo binyuriye mu maraso ye. Ni ubutumwa bwiza buherekezwa n'imirimo nk'iyo yakoze ubwo yari mu isi, avura, agabura, ahumura, afasha imbabare, agahumuriza abanyamibabaro. Ni ubutumwa bwiza buzakora nk'uko yakoze ubwo ibyo byose yabikoze ku isi, akahava atigize mukuru, atigize umunyacyubahiro, atabikoreye ngo ashake ibihembo. Ubutumwa bwiza buvuzwe nubwo yabwirije hano ku isi, akanyura ku isi atanga serivisi, abamukeneye bamubonaho ubufasha, ariko we nta kintu na kimwe cyihishe cyangwa se kiri ku mugaragaro abashakamo, ahubwo we yaraje ngo imiruho ye n'imibabaro ye n'imvune ze bibabere umugisha. Nuko Yesu arahanura ngo amadini namara kugwira, ubutumwa nk'ubwo ngubwo yabwirije buzongera bugaragare mu isi. Bana b'Imana, nimusoma mu gitabo cyitwa Uwifuzwe byose, ni urupapuro rwa 463 kugeza 34 mu Gifaransa.
hari amagambo avuga ngo muri iyi minsi yacu ngo hari ikibazo giteje impaka, ngo abantu benshi bagiye bibaza ngo ariko ubundi ni bande basimbuye intumwa? Nuko igisubizo kiratangwa ngo nk'uko mu gihe cya kera musomye muri Yohana 8 uhereye ku murongo wa 30 ngo abana ba Aburahamu nyakuri batabaga ari abamukomotseho ku mubiri, ahubwo bakaba basangiye nawe isano y'iby'umwuka, ngo niko no kuvuga ko usimbuye intumwa ntago bikomoka ku ruhererekane rw'ibihe by'idini, ngo wenda uvuge ko ari wowe ukomoka ku ntumwa, cyangwa se tubaze ibihe by'amatorero 7 usanga uri mu gihe cya 7. Oya, ahubwo ngo kuba usimbuye intumwa ni ukwizera nk'uko zizeraga, ni ukuzurwamo n'umwuka wari uzuzuye, ni ukubwiriza ukuri zabwirije. Icyo cyonyine kikaguha uburenganzira bwo kuvuga ko ari wowe usimbuye intumwa. Kandi mbibutse ko ntabwo Yesu yaza mu isi ngo aze kujyana itorero rye ngo asange baramuguraniye ngo maze abe akirijyanye. Ubwo byo birasobanuye ngo azajyana itorero risa n'iryo yasize ubwo yajyaga mu ijuru. Mu Efeso 2:20 haranditse ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Iryo torero azajyana ni rikora nk'intumwa ze, iryo torero azajyana ni ribwiriza nk'intumwa ze. Ikindi kandi ntirinyuranye n'abahanuzi, noneho Yesu Kristo nyakuri hanga ntirinyuranye nawe. Nibyo bivuze ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ngo ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Ubwo birasobanuye ngo abantu bavuga ko arabe baje bipima barebe imikorere yabo niba ifitanye isano n'intumwa, abahanuzi ndetse na Yesu ubwe. Ubwo rero akarongo k'ubuhanuzi duhagazeho kuri ubu mu gihe amadini abaye menshi, ni ubuhanuzi buduhanurira ngo abari mu kuri ni babandi bagiye gukora nka Yesu, nk'intumwa n'abahanuzi ba kera, bagiye kongera kugaragaza idini cyangwa se itorero Yesu yasize mu isi, kugira ngo ubwo agiye kugaruka ajyane ikitaguranye, ahubwo ajyane igisa n'icyo yahasize. Ngaho ubutumwa bwiza abasoma ibitabo muzasaba mu gitabo cyitwa inyandiko za kera, Icyongereza n'Igifaransa n'urupapuro rw'138. hari amagambo avuga ko ubu butumwa bwiza buvugwa ari bwo buzagarura itorero ku kibanza cy'intumwa. Ni ubutumwa buzagarura itorero rigasubira ku kibanza cy'intumwa. Ibi kandi muzanabisoma no mu gitabo cy'intambara ikomeye, Icyongereza ni page 48, ahavuze ngo itorero buno ngo nihabeho ivugurura, maze ryuzugwemo na wa mwuka wari mu gihe cya Yesu n'intumwa ze, ngo nibwo n'akarengane nk'aka kandi kabaye kera kazongera kubaho. Ngaho mu buhanuzi abafite imyizerere itandukanye bayobora uko bashaka, ntibamenye neza ngo icyo ubuhanuzi butubwira ubu hagomba kubaho byanze bikunze itorero rimwe rya rindi risa na Yesu n'intumwa ze. Muri iryo torero ntabwo habagamwe abakuru, kanse nubahisha make, nubwo tuzongera kubisubiramo tukabinoza neza, ariko iryo torero rya Yesu n'intumwa ze ntabwo ryagiraga abakuru, kuko mu Befeso 1 umurongo wa 22 na Befeso 4:15 Yesu niwe mukuru waryo. Ubwo rero ntabwo ryaba rifite Yesu umukuru ngo rigira undi mukuru. Oya, ntabwo ryagiraga mukuru nkuko mubona imyizerere myinshi ku isi riba rifite uriyoboye ku isi, mu mugabane no mu gihugu no mu karere no mu ntara, ariko itorero ry'Imana ryo umukuru waryo ku isi n'umwe, ni nyiraryo, ni Yesu Kristo. Muri Matayo 23:9 ibi Yesu abibuzanya kubamuyoboka, yaravuze amagambo asobanutse atari mu rujiji ati, kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data, kuko so ari umwe, ari wo mu ijuru, kandi ntimuzitwe abakuru, kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo, ahubwo uruta abandi muri mwe ajya umugaragu wanyu, uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Iri torero rye ntirigira abakuru. Ni nayo mpamvu mu mikorere yaryo, kubera ko ritagira abakuru, rikorera mu mpano zitandukanye, kandi impano ikaba ingana n'indi. Ku basoma Bibiliya namwe muzafata akanya
mwige Abakorinto ba mbere igice cya 12 muhere ku murongo wa 12, aherekana uburyo impano zo mu itorero zikorerana kandi zingana mu kigereranyo cyo kuvuga ingingo z'umubiri: akaboko, akamaro kako, akaguru, ijisho, ugutwi, izuru, nubwo bidakora imirimo imwe, ariko amaso iyo arebye, niba ari abanzi, niba ari ababandi, niba ari ababisha, hiruka amaguru; iyo amaboko ahinze hikwerera umutwe; iyo amaboko atetse hahekenya amenyo; iyo amazuru yinjije umwuka, yenda mbese ingingo zose z'umubiri ntizikora umurimo umwe ariko zirakorerana. Noneho Pawulo aravuga ngo akaboko ntikagaye akaguru, ijisho ntiryagaye akaboko, umutwe ntiwagaye umuhogo, kuko mu kurwana kuri uyu mubiri izo ngingo zose ziba zakoze. Noneho mu itorero rya Kristo birasobanuye ngo umudiyakoni, umukuru w'itorero, uririmba, uhinga, ucuruza, usenga, urarika abashyitsi, ubabwiriza, ubicaza, uzana amafaranga y'akaba ariyo dufashisha imbabare n'abakene, cyangwa tukayakoresha no mu yandi mashami y'umurimo w'Imana, abo bose imbere y'Imana barangana. Uvuze rero ngo habeho mukuru, mbese ubwo umukuru yaba nde? Mbese ubwo tuvuge tuti ijisho turinogore hasigara akaguru gusa, uwo muntu nawe ntiyagenda kuko yaba atari kureba. Rero reka mbabwire ngo iryo torero ubuhanuzi buri kutubwira rigomba kongera kubaho kandi ririho, ni ukuri ni rya rindi ritagira mukuru, dore ko imyizerere itandukanye baba bafite mukuru ku isi ubayobora, bakamugira mu mugabane, bakamugira mu gihugu, bakamugira mu karere, babandi bakomeye cyane abo ugeraho watse audience cyangwa nayo ntuyihabwe. Noneho ibyo bitandukanye n'iri torero rivugwa mu buhanuzi. Abakora muri iri torero ntabwo bakora bakorera ibihembo, tuzabisesengura ariko muzabisoma muri Yohana 10. Nyiri kurihanga yaravuze ngo ninjye mwiza, ingeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze, muzahere ku murongo wa 11, ngo ari kuragirira ibihembo atari umwungeri bwite. Niyo ngo abonye isega ngo asiga intama ngo zigatatana, kuko n'uw'ibihembo ntabwo intama zimubabaje. Ikindi kandi nuko muri iri torero ry'intumwa ntabwo umuntu yashyirwaga mu mwanya ari uko avuye kubyigira mu mashuri ya teolojiya. Oya, ahubwo mu Rwanda rwa Yohana 8 haranditse ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Mbese nta shuri ribaho ryakwigisha Imana ngo bayandike muri formule ku kibaho, ngo nawe utavuga uti iyo formule nayimenye cyangwa se uko bayiga nuku. Oya, ahubwo Imana ni urukundo. Ukunda wese nubwo yaba ari umukecuru utazi gusoma ubwo azi Imana. Udakunda nubwo yaba yaraminuje afite za diguri ntabwo azi Imana. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Iryo torero rero ntabwo abari bamo n'abakora muri ubwo bwami ari uko bahabwa uburenganzira na za diplome bavanye mu mashuri. Mbibutse ko basoma ibitabo by'umwuka abahanuzi, muzasoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi mu Cyongereza, ni urupapuro rwa 593, handitse ngo aya mashuri yacu ya none ya za teolojiya, ngo umuntu yinjiramo yarazi Imana, ngo akazavamo nako yarazi karavuyemo, kuko Imana nta kundi kuyimenya ni ugukunda, niyo kamere yayo. None ugenda waruciye bugufi, dusangiye guhinga, dusangiye korora, twicarana, waza bakwisa ikindi kintu ukaba utagifite uburenganzira bukumanura ngo ubane n'abakene n'aboroheje, kandi aricyo Yesu yadutumye, ubwo ukaba utaye nako waruzi kandi wowe ukibwira ko urangije iryo shuri. Ngaho muri iri torero iyo umuntu arigiyemo ko kaba yinjiye mu itorero, ariko hakaba n'akandi kaga kabaye no kuri Pawulo ubwo yari mu idini y'Abayuda nk'uko amadini ariho none, abarabutswe iryo torero ry'Imana. Abagalatiya igice cya 1 umurongo no wa 13 haranditse ngo mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura. Pawulo ngo akiba mu idini y'Abayuda, mu idini yari yemewe, ari n'ubuyoboke mwiza, ariko akaza akajya kurenganya abo mu itorero, yarangiza akaririmbura. Nuko yihanye arabutswe itorero iryo rikora gutyo rica bugufi nka shebuja, arangije areka idini, arangije yinjira mu itorero. Ngira ngo abazi ubuhamya bwe murabizi neza. Rero bana b'Imana, reka mbabwire ngo akarongo k'ubuhanuzi duhagazemo ubu ngubu nuko habaho itorero rimeze nk'iryo Yesu yasize. Twerekera ahashyira umusozo,
mu kubaho kw'iryo torero, ku basoma ibitabo by'umwuka w'abahanuzi, Imana yagennye ko habaho ubugorozi cyangwa se ivugurura n'ubugorozi, kugira ngo abe ari byo bisohoza uwo mugambi. Ibyo muzabisoma mu gitabo cyitwa Abami n'Abahanuzi, Icyongereza n'urupapuro rwa 678, ahanditse ngo twegereje igihe cy'iherezo, ngo buri hame ryose ryashyizweho n'Imana, abantu bakarikura mu mwanya waryo, rizavugururwa risubizwe aho ryahoze. Ngo ibyo bizakorwa n'abasigaye bo mu bwoko bw'Imana, ngo bahagaze mu isi nk'abagorozi. Rero bitewe n'uko abantu bafashe iby'Imana bakabigoreka, bikava mu mwanya wabyo, ubuhanuzi baravuze ngo hazabaho abantu batoranijwe maze bakore uwo murimo. Mu gitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Bibiliya cyangwa se Bible Commentary, ni umuzingo wa 4, urupapuro rw'1151, handitse ko abantu b'Imana bazabaho, ngo ni abantu barahirira kuba abantu b'Imana, ngo ni abantu barahiriye imbere y'isi n'ijuru ko bagiye gukomeza amategeko y'Imana kandi bakayumvira, ngo ni abantu Imana ubwayo yihamagarira, ntabwo bahamagarwa n'undi muntu wese, ngo ni abantu bo kuziba ibyuho, ngo bagasubizaho imfatiro zariho kera, bagasibura inzira zanyurwagamo. Hepfo ahajya gusoza ayo magambo haranditse ngo amazina yabo yanditswe mu ijuru ko ari abagorozi, ari abavugurura, n'abasubizaho imfatiro zariho ku ngoma nyinshi. Rero muri uyu murimo wo kongera kugira ngo iri torero rigaragare ku isi, Imana yemeye ko habaho ubugorozi, nkuko munabisoma muri Yeremiya 7:3, ngo nimugorore inzira zanyu, nimurangiza mugorore n'ingeso zanyu. Inzira ni amahame, amahame yose y'Imana yavanywe mu mwanya wayo, aba ni abantu batumwe kongera kuyasubizaho. Noneho ingeso ni ugutunganya imico, kugira ngo ibyo bavuga bajye babivuga ariko n'ubundi basa nabyo, nk'uko n'abatubanjirije bamwe dufatiraho icyitegererezo, nk'intumwa Pawulo mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 24:16, aravuga ati nicyo gituma mbirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Aba bana b'Imana bazaba barajwe ishinga no gutunganya amahame ngo asubire mu mwanya wayo, ariko kandi badasigaye no gutunganya ingeso zabo ngo base n'ibyo bo ubwabo bavuga. Ngaho ibi muzana bisoma mu gitabo cyitwa Abahamya b'Itorero umuzingo wa 9, ni urupapuro rw'126, ahavuga ngo ni umutwe w'abagorozi. Bawuvuzeho byinshi, ngo mu iyerekwa rya nijoro, ngo neretswe iby'umutwe ukomeye w'ubugorozi mu bwoko bw'Imana, ngo ubwo bugorozi bubonetse ngo benshi bahimbaza Imana, ngo ibitangaza birakorwa, abarwayi barakizwa, ngo habaho umwuka wo gusabira abantu, ngo nk'uwabonetse ku munsi ukomeye wa Pentekote, ngo habonetse abantu 100 n'ibihumbi, ngo basura ingo bakajya kubumburira abantu ijambo ry'Imana, ngo imitima yemezwa n'imbaraga y'umwuka wera, ngo imigisha ikomeye ngo ihabwa abana b'Imana b'abanyakuri. Noneho ijambo ryo kuzirikana, ngo ubwo bugorozi nabonye ngo bwasaga nk'uko twari tumeze mu 1844. Ni ukuvuga ngo aya magambo uyu muntu w'Imana yayavuze mu 1909. Kubiga ibi bitabo hari hasigaje imyaka igera muri 6 agapfa. Arangije avuga ko abonye ubugorozi buzaza. Ndetse kuri iki gitabo tuveho cya Bible Commentary, umuzingo wa 4:151, ho haranditse ngo nabazaba, ngo those who shall be reformers, ngo nabazaba abagorozi. Urumva ko ibyo bintu yabibonaga kuri we ari inzagihe, abona ari abazaba abagorozi. Rero bana b'Imana, amagambo yo kuzirikana cyane, navuga ko ibyabaranze ngo baranzwe n'ibyaranze abatangije umurimo wo gutegereza mu 1844. Rero iyo wiga ubuhanuzi wirinda kwizirika ku byo wari usanzwe uzi n'ibyo wari usanzwe umenyereye, ahubwo ukimuka ukavuga uti niba bihanuwe ko hazaba ubugorozi, ukongera kwimika mu isi itorero risa n'irya Yesu n'intumwa ze, tagira abakuru, ridakorera ibihembo, ridashaka ibyubahiro no gukomera, ahubwo rigiye gukora nka Yesu n'intumwa ze. Aho wari usanzwe umenyereye imuka, kuko
ko n'ubuhanuzi bukuyobora nabwo bwimutse. Dore niko kaga abantu bagwamo, maze ubuhanuzi bwahindura ipaje bo bagasigara ku ya mbere bakazarimbuka. Ngaho abazasoma mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ni urupapuro rwa 205, ndetse ayo magambo aboneka no mu gitabo kindi cyitwa Testimonies to Ministers ku rupapuro rwa 300. Hari kuvuga ngo mureke mbabwire ko Uwiteka azarangiza uyu murimo we uheruka mu buryo bunyuranye na gahunda yari isanzwe imenyerewe y'ibintu. Ni ukuvuga ngo aho ubuhanuzi buduteretse, ibyo wari usanzwe umenyereye bireba ubyitegereze neza, noneho umenye ngo uyu murimo uheruka uwo uzarangira mu buryo bunyuranye na gahunda yari isanzwe imenyerewe. Ngaho abana b'Imana, nderekeza ku gitabo cyitwa The Upward Look cyangwa se rarama urebe hejuru, ku rupapuro rwacyo rwa 315. Aba bantu nibongera kubaho mu isi, bakongera gufata iby'Imana bakabyerereza nk'uko bamaze kugaragara. Hano haranditse ngo Imana ifite itorero ryayo, ntabwo ari inyubako ya katedrali y'igitangaza, si n'ikigo kizwi mu gihugu hose cyangwa se amadini atandukanye. Ntabwo itorero ry'Imana aba ari inyubako, ntabwo itorero ry'Imana aba ari etablissement yamamaye yamenyekanye, nta nubwo ari amadini atandukanye, byose ntibyakitwa amatorero. Oya, ahubwo itorero ry'Imana aba ari rimwe. Ahubwo ni abantu bakunda Imana kandi bitondera amategeko yayo. Matayo 18:20, aho 2 cyangwa 3 baba bateraniye mu izina rya Yesu nawe akabana nabo. Aho Kristo ari, nubwo haba ari mu bantu bake b'abakene, iryo ni ryo torero rye, kuko kuhaba kwa nyir'ububasha, wa wundi wera uhora witeka ryose, nibyo bihagira itorero ry'Imana. Muri icyo gitabo barakomeza bavuga bati, aho 2 cyangwa 3 bari bakunda kandi bumvira amategeko y'Imana, Yesu niwe uba uhayoboye. Nubwo haba ari ahantu h'umusaka ho mu misozi, hakaba ari mu butayu, mu migi bakikijwe n'inkuta za gereza, aho Yesu niwe uba uhayoboye. Ngiryo itorero rye. Bana b'Imana, reka dusoze tuvuze tuti twirinde tutazagoreka ubuhanuzi, tujye tubwiga neza. Iri torero ry'Imana ntirizamamara kubera amafaranga, iri torero ry'Imana ntirizamamara kubera abakomeye barishyigikiye, iri torero ry'Imana ntirizamamazwa nuko hari rifite ubutunzi bwinshi no gukomera n'abize baminuje, ahubwo rizamamara kuko mu mico yaryo rigaragaramo Yesu wa wundi wanyuze mu isi akabagirira neza. Erega ni nako byagenze. Byakozwe n'intumwa igice cya 11 umurongo wa 26 haranditse ngo abo mu Antiyokiya babonye Pawulo na Barinaba, babonye ukuntu ari abanyangeso n'imico myiza, barangije baravuga bati, yo burya aba bantu ni abakristo. Nuko babavanaho izina, ariko batari basanganywe bitewe nuko bagize imico myiza. Ngaho iryo torero rya mbere, abasoma intambara ikomeye, urupapuro rwa 46 haranditse ngo abo bakristo ba mbere mu by'ukuri bari ubwoko bwihariye, inyitwaro yabo izira inenge, kwizera kwabo kutajegajega, ibyo byose byari umucyaho uhoraho wateshaga abanyabyaha amahoro. Bona nubwo bari bake, batagira ubutunzi, nta cyicaro bagira kizwi kimenyekanye mu mategeko, nta mazina y'ibyubahiro, bari iterabwoba ku nkozi z'ibibi, ahantu hose imico yabo n'inyigisho byabo byari byaragaragaye, babahindishaga umushyitsi. Ngiryo itorero ry'Imana rikenewe none. Ntabwo ari ukwamamara ngo ukomere umenyekane bitewe n'ikindi kirenze umwuka w'Imana ukurimo, utuma imico ya Yesu igaragara aho unyuze hose. Ngaho abana b'Imana, mureke twe kugoreka ubuhanuzi, twirinde ingeso yo kuvuga ngo komeza icyo ufite, byategwa n'icyo ufite. Ko abantu benshi babwiye ubuhanuzi aho bugeze naho buberekeza, igisubizo kiba cyakindi ngo komeza icyo ufite, ngo hatagira ugutwara ikamba ryawe. Muzirikana ko hari n'abafashe itabi, muzirikana ko hari n'abafashe inzoga, muzirikana ko hari n'abafashe ikinyoma. Ahubwo mureke twebwe dushakishe mu buhanuzi, tumenye aho isaha igeze. Harakenewe itorero ry'Imana ritandukanye n'amadini ariho, kuko niyo agize Babuloni. Ngaho Imana idufashe, ubuhanuzi tuzabucumbura, tunamenye uko icyo dusabwa gukora. Ngaho twese Imana idufashirize hamwe, dushakisha ukuntu binyure mu mwambi wa gihanuzi twaba muri iri torero ry'Imana, mu izina rya Yesu.
ngaho reka dusenge Imana. Urakoze mugaba w'amahanga, tunejejwe n'impuhwe zawe, utwigishije ijambo ryawe, rinda umutima buri wese wumvise, maze agira ubwuzu n'amatsiko byo gushaka kumenya akaronko uri kubariza mwabawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Yesu aje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye? Mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje? Mbese nazumuse kutambitse akaduha